Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane yego abaherereye hirya no hino ku isi hose ni bwoko bw'Imana ndabasuhuje amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu dore ko ku murongo wa IRERA TV1 ariyo nego yacu ari naryo hame ryacu kugira ngo dusobanukirwe tumenye nyirizina gushaka kw'Imana yego rero ubasuhuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastase n'ubundi turi muri cya kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana ikiganiro kinyura kuri IRERA TV1 buri munsi dore ko twungukiramo byinshi cyane kandi bigiye bitandukanye bwoko bw'Imana baherereye hirya no hino ku isi turimo kugenda tumenya byinshi cyane rero amahirwe nk'aya ngaya turimo kugenda tubona twe kuyapfusha ubusa ahubwo dukore bigishoboka mu gihe tugifite iyi minota cyangwa amasegonda muri iyi si dukora icyo tugomba gukora nyirizina ni ijambo ry'Imana ryerekana yuko tugomba kuba twakora tutizigama tugakoresha imbaraga zacu zose umutima wacu wose ubugingo bwacu bwose ubushobozi bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose buri kimwe cyose ubashije kuba wakoresha ugikoreshe yaba ari ingufu z'amafaranga waba ufite ushake buryo ki umenya iby'Imana ishaka ko wakora kandi unamenyeshe n'abandi yego niyo mpamvu mu gukwirakwiza hirya no hino uko wakora mu buryo bwose kugira ngo umenyekanishe ubutumwa bwiza bukoreshe uko ibitekerezo bikuyobora umwuka w'Imana ukuyobora aba ari gukoresha imbaraga zawe zose mu buryo bwose rero bwoko bw'Imana reka turebere hamwe yego incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere yego muri aya mateka turasangamo itsinda ry'abahamyaga ko bakoraga iby'Imana ishaka rya Yerusalemu bizihizaga umunsi w'ikinyoma Noheli kuri iyi tariki yego ku itariki yihariye bo bizihizaga ku itariki nyirizina yihariye atari nk'abandi bose muri iki kiganiro munyihanganire muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana nk'ubwoko bw'Imana turarebera hamwe ibintu tutagomba gutakazaho igihe cyacu yego rero nk'ubwoko bw'Imana mubizi yuko buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru yego rero nta hantu dufite ho kuba twatakaza igihe kandi tubona bitari iby'umumaro mu cyo twahamagariwe gukora nyirizina rero ubwoko bw'Imana n'ubundi nego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana kandi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana yego rero tugiye kureba ku nyirizina ku buryo burambuye amateka yaranze iyi tariki ako turanza turebe nyirizina ese abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana yashakaga ibi ngibi turaza kubireba kugira ngo twebwe tuze gukora icyo Imana ishaka nk'ubwoko bw'Imana yego ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki tugiye kurebera hamwe turebere hamwe ku ya 6 Mutarama mu mwaka wa 548 itsinda ry'abahamyaga ko bakoraga iby'Imana ishaka rya Yerusalemu ryizihizaga Noheli kuri iyi tariki ya 6 ku nshuro ya nyuma niyo tariki itsinda ry'abahamyaga ko bakoraga iby'Imana ishaka ry'iburengerazuba bimuriye kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo mu cyimbo cyo kuyizihiza ku ya 25 Ukuboza yego n'ubundi aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com tugiye kureba nyirizina ubundi abangaba bari bimuye uyu munsi n'ubundi wo kwizihiza uriya munsi w'ikinyoma ariwo Noheli cyangwa icyo gikorwa nyirizina cy'ikinyoma bizihizaga
bimuriye bo ku munsi wihariye. Ese ubundi ibyakorwaga icyo gihe ubwoko bw'Imana twebwe turabikurikiranaho gute, cyangwa nuhe mwanzuro tufite kubifatira nyirizina? Tugiye kureba icyo ijambo ribivugaho, ariko ni mu biganiro byatambutse twagiye tubibonaho yuko iyi mihango, iyi migenzo, iyi miziririzo, ibi ngibi byose bitaza kuboneka yuko Imana yadusabye ko twabikora, kandi tukabona nta n'ikintu biri buze kumara mu cyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Ntabwo tugomba kubitakazaho igihe cyangwa kubitakazaho umwanya, oya, ahubwo hari icyo tugomba gukora kindi. Hari ibi ngibi bishobora kurangaza abantu, ugasanga nyirizina barimo gutakaza igihe hirya no hino, kandi barimo no kubeshyera Imana mu byitavuze. Rero mu bintu biraza mu bihimbano cyangwa mu binyoma runaka, ntabwo ubwoko bw'Imana ibyo ngibyo tugomba kubirebaho, kuko biri mu mwanya w'ibinyoma, biri mu murongo w'amagambo y'amahimbano, biri mu mwanya wo kugoreka ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero Imana yacu kuko ari itugenga, ituyobora, mwuka wayo ari buba muri twebwe, ntabwo turwanya Imana yacu, ntibyanakunda ntibyanashoboka. Rero niyo mpamvu hari ibintu tutajya bidukereza cyangwa ngo tubitakazeho igihe cyacu. Ese ijambo ry'Imana ryo byaba ribivugaho iki? Nk'uko twabibonye mu ncamake, turimo tuvuga tuti muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, yuko turarebera hamwe ibintu tutagomba gutakazaho igihe cyacu. Yego, tutagomba gutakazaho rwose umwanya wacu nk'ubwoko bw'Imana, kuko usibye no kuvuga ngo hari ibindi twaba turimo gukora, ni n'ikinyoma, ni n'ibinyoma, ntabwo ari ngombwa ngo tubigenderemo nk'ubwoko bw'Imana. Yego, bwoko bw'Imana, reba icyo ijambo rigusaba, kuko nujya hanze y'icyo ijambo rigusaba gukora, uraba urimo kurwanya iby'Imana ishaka yuko twakora. Mu gihe rero uraba urimo guhangana n'ijambo ry'Imana urirwanya, icyo gihe n'ubundi ntabwo uraba uri mu murongo w'ubwoko bw'Imana cyangwa abazaragwa ubwami bw'Imana, kuko ntabwo ubwami bwisenya ubwabwo cyangwa ubwami bwirwanya, oya, ntibishoboka. Uko byaba biri kose, umwuka w'Imana ntabwo wirwanya, ntabwo byashoboka. Rero nyirizina tugiye kureba icyo ijambo ririmo kuvuga. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 9 umurongo wa 4 niho havuga ngo mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Dukwiriye gukora icyo tugomba gukora. Icyo ngicyo tugomba gukora tukibwirwa n'iki, tukimenyeshwa n'iki? Tukimenyeshwa cyangwa twakimenyeshejwe n'Imana mu byo yatumenyesheje byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero ibitari ibyo utari buze kubona mu murongo wa Bibiliya, cyangwa ngo usange Bibiliya kugusaba kubikora, icyo gihe ukihatira kubizana mu myemerere, kandi Bibiliya itarimo kubikwemerera, uri mu murongo w'ikinyoma. Ahubwo ijambo ririmo kwerekana yuko dukwiriye gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa. Yego, dukwiriye gukora twumvira umwuka w'Imana uri muri twebwe, tugakora ibyo umwuka w'Imana utuyobora gukora, kandi umwuka w'Imana ntabwo watuyobora mu binyoma. Yego, ijambo ry'Imana rirakomeza ritwereka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 n'uwa 2, aravuga ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo. Abazuranywe na Kristo ni bande? Ni abahe? Ni ubwoko bw'Imana, kuko igihe wizeraga Yesu Kristo yuko yagupfiriye ku musaraba i Gologota, icyo gihe ahita kukura mu cyaha cyangwa mu rupfu twashyizwemo na Adamu kera. Icyo gihe rero iyo umaze kwizera Yesu Kristo yuko yagupfiriye, igihano wari ukwiriye yuko ari we wagihawe, icyo gihe igihembo cy'icyaha cyawe uba waragihawe kuri Kristo, icyo gihe ukaba ubaye umwere. Icyo gihe rero nibwo ubuzutse. Niho rero ijambo rivuze ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo. Abazuranywe na Kristo ni abamwizeye ko yabapfiriye. Ijambo ryerekana yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Rero iyo wizeye ko Kristo yapfuye ku bw'ibyaha byawe, ibyaha byawe biba byarabonye ibihembo byabyo ari byo by'urupfu. Icyo gihe ubwere bwa Kristo bukaba kuri wowe, ukabuzuwe muri Kristo Yesu. Akaba ari ijambo ryerekana yuko ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo,
mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Kuko iki gihe ukimara kuzuranwa na Kristo utangira guhita uyoborwa n'umwuka w'Imana. Uyu mwuka w'Imana ntabwo kwemerera yuko washaka ibitari mu ijuru, ibitari aho Kristo ari, ntibikunda. Kuko umwuka w'Imana niwo uba uri muri twebwe nk'ubwoko bw'Imana, niwo utuyobora. Rero ni ijambo rivuze ngo mujye mushaka ibiri hejuru. N'ubundi duhora dushaka ibiri hejuru, kuko n'ubundi umwuka utuyobora utugenga ni uw'Imana. Yego, ngo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Aho Kristo ari uzahaba kubera ko wazuranywe nawe, kubera ko wamwizeye. Ntabwo uzabaho Kristo ari cyangwa uzashaka ibyaho Kristo ari utaramwizeye, ntibishoboka. Ubwo tugaruke gatoya, uzajya gushaka ibyaho Kristo ari kandi umurwanya cyangwa umusebya cyangwa uhakana ibye, ntibishoboka. Niho ijambo rivuze ngo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Ubundi niwashaka ibyaho Kristo ari utarizeye Kristo, ngo umwuka w'Imana bari ukuyobora, ngo yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ijambo ry'Imana rirabyerekanye nk'ubwoko bw'Imana. Ntabwo dukerezwa n'amagambo y'amahimbano, ntidukerezwa n'abagoreka ijambo cyangwa no kugoreka ijambo turarikiye iby'inaha mu isi. No, icyo ngicyo cyo yaba ari ikinyoma. Ahubwo ubwoko bw'Imana, yego, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Nk'uko ijambo hano ribyerekanye ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Yego, igihe uzaba urimo kubona umuntu arimo kuvuga ko arimo kukubwira ubutumwa bwiza, ariko akakubwira ati nkubwiye ubutumwa bwiza, rero urama ku byo mu isi, urama iby'isi, nanjye nkubwiye ubutumwa bwiza. Cyangwa mbese ubutumwa bwiza akaba yabukoresha intego ye nyamukuru ari ukugira ngo yubake ubwami bwo muri iyi si. Icyo gihe ni ikinyoma. Niho ijambo ry'Imana ribivuga, ribikomozaho ku muntu wakuha inyigisho zigendanye n'iby'iyi si. Iyo urebye mu Bafilipi, iyo urebye mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 18 n'uwa 19, hakwereka abo bantu yuko batarimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yego, mu Bafilipi ibice 3, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 n'uwa 19 haravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka. Imana yabo ninda. Subyumviye, Imana yabo ninda ni ukuganisha ku kinda gusa cyangwa mu by'isi kugira ngo bunguke baronke ibyo mu isi, icyubahiro kino mu isi. Dukomeze tubona Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Urumva ahangaha hahabanye naho twari turimo kuvuga ngo hano abo y'isi bahoza umutima ku by'isi. Ariko nk'ubwoko bw'Imana ijambo ryo ritweretse yuko ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Urumva ko ari ibintu bitandukanye cyane. Ngira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, niko mu butumwa bwiza bwa Matayo bivuga. Ubwoko bw'Imana, umva, kuba twaragira ubuntu bwo kuba twahurira kuri uyu murongo wa IRERA TV1 kugira ngo twige byinshi cyane birambuye, ngira ngo tugenda tubona byinshi kandi by'ingenzi kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu kubyihererana si byiza, ahubwo bimenyeshe n'abandi, kuko kugira ngo tugendere mu murongo wa nyawo. Ubwoko bw'Imana iki gihe ntabwo ari cyo gusinzira, si cyo guhunikira, si igihe cyo gutegera amatwi ngo bagusomere, ngo bakubwire, ahubwo nawe isomere, soma Bibiliya buri gihe, buri munsi, kugira ngo nawe usobanukirwe iby'ingenzi. Ese ibyo uriya muntu avuze nibyo by'ukuri? Urabigenzuza iki? Reba muri Bibiliya icyo Bibiliya ikubwira. Ubwoko bw'Imana, reka dukora igikwiriye mu gihe nk'iki ngiki, mu minsi nk'iyi ngiyi, mu minota dusigaje muri iyi si, amatiyerese dusigaje, igihe dusigaje cyo ari cyo cyose tugikoreshe dukora icyo tugomba gukora, nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo
mujye mushaka ibiri hejuru, Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Nyirizina ushobora kuba uri ahantu umuntu akakwereka yuko arimo gushakisha iby'ijuru, ako yajya hirya ukabona nyirizina noneho yagiye mu bindi mu byo gushakisha ibyo bya hano mu isi. Icyo gihe kuyoborwa n'umwuka w'Imana ntago kuvangavanga bijya bibaho, kuko iyo wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ukayoborwa n'umwuka w'Imana, nta gihe icyo gihe cyose utangira guhita uyoborwa n'umwuka w'Imana. Rero iyo uri mu maboko y'Imana nta gihe kigera ngo ikurekure ngo ujye mu byaha, no. Nta gihe ikurekura ngo ujye mu by'isi, no. Ahubwo buri gihe ubwoko bw'Imana duhora mu biganza by'Imana, duhora buri gihe dutekereza tunibwira iby'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Buri gihe ubwoko bw'Imana ndabashimiye cyane mwabanye natwe mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana yaranze iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Rero ndabashimiye amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.